Mbese ashimwe ni njyewe ukuri nkunda aposo ari ukuri nkunda nagira ngo tuganire nanone ku ijambo gatoya ry'Imana. Hari umwuka w'ubuyobe winjiye mu itorero, rero nitutawe expose ntabwo tuzamenya ko twayobye natwe ubwacu, kuko burya umuntu wayobye nta n'ibyo amenya. Nko kuvuga ngo umuntu yabaye umuntu umusazi ntamenya ko yasaze. Rero hari abakristo dukunda kuvuga ngo dufite amahoro ya Yesu, ukumva umukristo Imana yampaye amahoro, ariko ukareba abantu baba iruhande rwe cyangwa abamwegera nta mahoro bagira. So ayo ntabwo ari amahoro ya Yesu. Amahoro ya Yesu asasakara ku bantu mubana, agahera n'abo mubana. Yego ndabyumva hari igihe ushobora kugira ibigeragezo kubera wenda abo mubana bafite umwuka wa Satani, ntibishimye ko wakijijwe, ariko nanone buriya hari umwuka w'Imana ukubonekaho, kuko iby'Imana ntabwo bihishwa. Iby'Imana ntabwo bihishwa, kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo tube turi amatara ngo ateretse ku musozi hejuru, turi umunyu w'isi. Bivuga ngo ntabwo umukristo hari atashobora kuboneka muri situasiyo zose. Umukristo ubundi arakwiye kumurika, arakwiye kumurika, arakwiye kugira itandukaniro hagati y'abatarakizwa n'abakijijwe. Niyo mpamvu rero cyane cyane umuntu uvuga ngo Imana yampaye amahoro, ntabwo Imana iguha amahoro agumye mu mutima ngo abe ayawe gusa wigunguye, abona amahoro asesekara n'inyuma no mu byo ukora no mu bamukorana no mu mubana. Ariko sivuga ko utageragezwa, unyumve neza, ariko nuko kugeragezwa kwawe ayo mahoro yawe niho abonekera. Amena. Tugomba kuvuga ukuri kugira ngo dukizwe, tuve mu buyobe, kuko kuyoba kwawe niko kurimbuka kwawe, ariko gukizwa kwawe k'ukuri niko gukizwa kwawe. Amen. Hari amahoro rero twibwira atava ku Mana ariko ava kuri twebwe. Ugasanga umuntu arakora ibintu bidahuje n'Imana, bitajyanye n'Imana. Umuntu aba ku mpande, aba muri ruhande, abamuzi, ntabwo amubona amahoro y'Imana, ariko ugasanga we arakomeza abyemeza. Hari amahoro atangwa n'isi, ariko ayo mahoro ntabwo ari ay'ukuri. Bivuga ngo wiringira iby'isi kugira ngo wumve kumeze neza. Hakaba n'amahoro umuntu avuga afite ari mu mafuti ye, ayo nayo ntabwo ari amahoro, ahubwo ni false peace. Ni amahoro, si n'amahoro, ahubwo ni ukuyoba, ariko wowe wayise amahoro kugira ngo ukomeze uyobe, kuko kuri wowe wumva ari byiza, ariko ntaho bihuriye. Buriya amahoro yose y'ukuri ava ku Mana agendana n'imbuto z'Imana. Ntabwo amahoro y'Imana agendana na kamere cyangwa n'amarangamutima yacu. Aho ntuzamenyera amahoro y'ukuri